biragoye kwemeza umwirabura ko ari we bwoko bw'Imana kurusha kwemeza umuntu uhakana Imana ko Imana ibaho, abo bita atheists. Kasubiramo, biragoye kwemeza umwirabura ko ari we bwoko bw'Imana kurusha kwemeza umuntu uhakana Imana ko ibaho. Umuntu uhakana ko Imana ibaho ushobora kumusobanurira akabyumva, ariko umwirabura kumwemeza ko ari we bwoko bw'Imana bigoye kurusha umuntu uhakana ko Imana ibaho. Ariko rero nk'uko dukomeje kubibona, abazungu benshi nabo bari kugenda baza hanze bavuga ko bitandukanyije n'abari abantu bari muri Isiraheli atari bo bwoko bw'Imana, bavuga ko ibyanditse muri Bibiliya bihabanye n'ibyo bavuga byabaye muri 948. Ibyo twabivuze igihe kirekire, none ukuri kw'Imana kuraje kuri gusohoka. Burya rero Imana kugira ngo iguhe ukuri kwayo nuko iba izi ko uri umunyakuri. Imana ntishobora kuguha ukuri kwayo utari umunyakuri. Ukuri guca mu ziko ntigushye kugeza igihe kukisora hanze abantu bose bakakubona. Byongeye rero harimo benshi bavuga bati, ese ibyo bintu uvuga dufite ibyo twamenye ntabwo dushobora guhindura? Njyewe nta munaje nje guhindura, nzabaha ibyo Imana yampaye, ubifashe abifate, kuko ntawe duhatira guhinduka. Ukuri niko konyine kukubatura, twebwe nta muntu n'umwe duhindura. Hari abavuga bati, ese ibyo byose uvuga ntukorera ubusa, urata igihe. Ariko ibyo byari impitagihe, ngira ngo ubu ngubu abantu bose batangiye kubona ukuri ko ibyo tuvuga n'ibyo twamye tuvuga igihe cyose biri kugenda bisohora. Hari n'undi nabonye wandika mu minsi yashize avuga ati, ubwo buhanuzi ntabwo mbona, ubonye ibintu intambara ibangiye itangiye kuba, none uri kubivugaho. Naramusubije ndamubwira nti, genda inyuma umwaka w'imyaka 2 urebe ibyo namye mvuga. Yewe ntabwo ndi umuhanuzi, ntanga ubuhamya. Nubona ibyo navugaga bihabanye n'ibyo mvuga, uze urise ku bwawe kuri ibyo wandikaga, kuko ibi ntaga ari bwo dutangiye kubivuga. Gaturebe rero uyu munsi tugiye kureba bari abantu bari muri Isiraheli ni bande, bavuye he, nkwereke aho bakomotse, aho bagiye banyura, ibibazo bahuye nabyo kugeza bageze muri Isiraheli bafashe kiriya gihugu n'amagingo ya bakaba bashaka kukikubira nk'igihugu cyabo, nubwo tuzi neza ko atari igihugu cyabo. Hari video y'umuzungu yavugaga ati, dukurikije ibyanditse muri Bibiliya tukareba bari abantu bari hariya, bigaragara neza ko bari abantu mu 1948 ntabwo basoje isezerano ry'Imana, kuko ntabwo ari ONU, UN, ntabwo ari Amerika, ntabwo ari ibihugu by'Uburayi byagomba gushyira bari abantu muri Isiraheli. Byanditse neza mu bitabo byose by'ubuhanuzi ko abantu bagombaga kujya muri Isiraheli bahajyanwe n'Imana, kandi ko nibagera mu gihugu nta ntambara izongera kuba. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba bari abantu bari muri Isiraheli bitwa Ashkenaz ni bande, bavuye Ashkenaz. Ashkenaz ni bande, bavuye he, bakomotse he, byagenze gute kugira ngo bagiye muri kiriya gihugu cya Isiraheli. Nkuko nabikubwiye mu kanya, biragoye kwemeza umwirabura ko ari we bwoko bw'Imana kurusha kwemeza umuntu uhakana Imana ko ibaho. Umuntu uhakana ko Imana ibaho wenda biterwa no kutumva no kutamenya, ariko iyo umusobanuriye agira akavuga ati, Imana iriho, kuko afite ubuzima. Bwa buzima afite nibwo butuma wenda yakumva ko Imana ibaho kurusha ko umwirabura yakumva ko ari we bwoko bw'Imana. Biragoye rero kwemeza umwirabura ko ari we bwoko bw'Imana kurusha kwemeza umuhakanyi w'Imana ko Imana ibaho. Ibyo bigusubiriremo, biragoye kwemeza umwirabura ko ari we bwoko bw'Imana kurusha kwemeza umuhakanyi ko Imana ibaho. Ariko nzi neza ko nyuma y'iyi video urahita umenya, ukumva neza ko ari weho bwoko bw'Imana, ugasobanukirwa uko byagenze, noneho ugakanguka ukava muri ibyo binyoma bagupanzemo n'ibishusho, amashusho usenga, ukayareka ukagarukira Imana yawe. Turebe rero tugiye kwifashisha Bibiliya tukwereke neza ko abantu bose muri Bibiliya bari abirabura bidasubirwaho. Reka dusome rero indirimbo ya Salomo 1
5:6 twumve uko Salomo yavugaga. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, ndirabura ariko ndi mwiza. Ni Salomo uvuga uti numwirabura ariko ni mwiza. Salomo hema y'Abakeda n'inyagamo za Salomo, mwe kundeba nabi nubwo nirabura. Nuvuga ngo Salomo azi neza ko yirabura. Yabwiraga abakobwa b'i Yerusalemu, mwindeba nabi ndi umwirabura, ndirabura ntabwo byatuma mundeba nabi nubwo nirabura. Urumva ko ahangaha tubona ko Salomo niba yari umwirabura, umwami Dawidi yari umwirabura, n'abandi bagiye bakomokaho bose bari abirabura. Ntabwo birengaho ngumbwira ngo Salomo yari umuzungu, kandi we ubwe na Bibiliya wemera ikwibwirira ko yari umwirabura. Reka dukomeze dusome no muri Yobu. Yobu 30:30. Umubiri wanjye urirabuye unyomotseho, umubiri wanjye urirabura. Nuvuga ngo no muri Yobu 30:30. Yobu 30:30. Sinibaza ko ibi byose wabirengaho ugakomeza kumva ko abantu bo muri Bibiliya bari abazungu. Salomo arabikubwiye ni umwirabura, Yobu arabikubwiye ni umwirabura. Birakomeza kugira ngo twumve uko byagenze kugira ngo abazungu bakorere umwirabura iyozabwonko, noneho babihindure bavuge ko abantu bo muri Bibiliya bari abazungu. Byagenze gute? Tuzi neza ko utsinze intambara, uwigaruriye ibihugu n'ibihugu ahita ahindura amateka. Nuko bahinduye na Bibiliya, ariko Bibiliya ngiyi ntabwo babashije kubivanamo byose. Nicyo gihe Imana yari yavuze ubu bakaba bari gutanga no kugira ngo babivanemo byose, kuko wibuke hari amafoto yerekana iby'abirabura ko bari ubwoko bw'Imana muri Bibiliya. Hari iyi mirongo yose ngusomeye utayizi kuri internet byose barabikubuye babivanaho. Kubera iki babivanyeho? Nuko bazi ko abantu bagenda babireba babimenya bagakanguka. Niyo mpamvu niyo ubishatse uyu munsi kuri internet ntushobora gupfa kubibona. Kubera iki? Bazi ko ukuri kuri gusohoka hanze. Hari abigisha bo muri Israel muri no minsi bari kugenda bitandukanye na Israel, bavuga ngo ni Israel, bavuga bati turambe gukomeza kwishyiraho iyo maske yuko Israel ari ubwoko bw'Imana. Twabaye mu binyoma igihe kirekire, kuko burya ijambo ry'Imana nyaryo ry'umwimerere nkuko tubikubwira ntabwo ushobora kurikumira. Byanze bikunze igihe kiragera rikisora hanze. Ntabwo wari uzi muri Bibiliya yawe, wari uyitinze imyaka n'imyaka, wayisoma imyaka n'imyaka, ariko ntabwo wari uzi ko Salomo yari umwirabura, Yobu yari umwirabura. Ubyisomere indirimbo 1:5-6, Yobu 30:30. Kanze ngwe n'indi mirongo rero ikwereka neza ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura bidasubirwaho n'iri na rimwe. Dukomeje rero tureba imirongo yo muri Bibiliya itwereka ko bari abantu bose bo muri Bibiliya bara abirabura. Reka turebe Kuva 4:6. Kuva 4:6. 4:6. Turebe Mose ubita Musa nawe yari umwirabura. Hano bibwe twabonye ko Salomo yari umwirabura, tubona ko Yobu yari umwirabura, Mose ari nawe benshi bita Musa nawe yari umwirabura, nk'uko tugiye kwibona mu Kuva 4:6. Imana yabwiye Mose kugira ngo abantu bemere ko nakubonekeye, reka nguhe igitangaza ngiye kugukorera kizakwemeza ko ibyo nkubwiye ndi Imana yawe kandi yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati ishyira ikiganza mu gituza cyawe. Nuko Mose ashyira ikiganza mu gituza cye, amaze kucyishyiramo agikuyemo kivamo cyuzuye ibibembe cyera ari umweru. Nuvuga ngo yafashe ikiganza cye agishyira mu gituza mu mwambaro yari yambaye, noneho akivanimo ahinduka umweru. Nuvuga ngo umuzungu
ntashobora guhinduka umweru. Bavuga ko ari umweru, wahinduka umweru gute kandi uri umweru? Ni ukuvuga ngo Musa yari umwirabura, kubw'iyo mpamvu ashyize ikiganza cye mu mwambaro we nk'umwirabura, akivanyemo kiza ari umweru. Ni ukuvuga rero ngo aho ngaho niho tumenyera ko nanone na Mose yari umwirabura. Byoroshye tutagiye wenda mu bindi bimenyetso twatanga, Mose nawe yari umwirabura. Ni ukuvuga ngo Imana ikubwiye ngo ishyire ikiganza mu gituza cyawe, uko wasaga cyavuyemo ari umweru. Ni ukuvuga ngo cyari umweru kikajyamo ari umweru, ntabwo cyavamo ari umweru, ahubwo cyari umukara. Niyo mpamvu cyavuyemo ari umweru, aricyo kimenyetso Imana yahaye Mose ko yamubonekeye. Hari ibindi rero tujya tubona abantu bahakana bavuga ngo Kristo we ntiyari umwirabura. Reka nze bikwereke nabyo ko Kristo yari umwirabura. Hano tubisanga mu Byahishuwe, Ibyahishuwe 1 kuva kuri 12 kugeza kuri 15. Ibyahishuwe 1 kuva kuri 12 kugeza kuri 15. Hano hantu niho hatubwira neza ko Yesu Kristo nawe yari umwirabura. Kristo yari umwirabura hano nk'uko tugiye kubyibonera. Ubyumve neza, babonye ko Salomo yari umwirabura, Yobu yari umwirabura, Mose yari umwirabura, ba King David bose bari abirabura, ba Yeremiya bari abirabura, ba Ezekiel bari abirabura, bose bari abirabura. None tugiye kureba n'umwami w'abami ari Kristo, umwami n'umukiza wacu, ko nawe yari umwirabura bidasubirwaho. Noneho tuze gukomeza tureba aho bari abantu bavuye bishyira muri Isirayeli bavuga ko ari ubwoko bw'Imana, uko byagenze, aho baturutse, ibyo banyuzemo byose, kugeza magingo aya mu minsi ya nyuma, uko Imana yavuze ngo icyo gihe ukuri kuzaza hanze, atari uko abantu bishaka, ari ukubera ukuboko gukomeye kw'Imana kuzerekana ubwoko bwayo ni bande. Tumwereke rero ko Kristo nawe yari umwirabura. Hamwe nze mbikwereke ko Kristo nawe yari umwirabura. Ureke gukomeza gusenga ibyo bishushanyo by'abazungu bakwereka. Wibuke ubushize n'abakubwiye nti Abashinwa bafite imana zabo, Abarabu bafite imana zabo, Abahinde bafite imana zabo, Abazungu bafite imana zabo, ariko twebwe abirabura dufite ibishushanyo by'imana zabo. Rekeraho sigaho gusenga ibishushanyo by'imana z'abandi bantu. Rekeraho gusenga ibyo bishushanyo kuko bibabaza Imana. Ndabikubwira mbikwemeje nk'umuntu ukunda, ushaka ko wahinduka ukava muri ubwo buyobe bw'iyozabwonko abazungu bakoreye umwirabura. Igihe niki, kanguka ureke gusoma ibyo bishushanyo cyangwa no kubisenga uko ubyambaza umunsi n'amanywa. Va mu buyobe, ushake ijambo nyajambo ry'umwimerere kuko bibabaza Imana. Katurebere ukuntu Kristo nawe yari umwirabura. Ibyahishuwe 1 kuva kuri 12 kugeza kuri 15. Nuko uwo ni Yohana. Wibuke ko Yohana yari ku kirwa cy'i Patmos. Yohana yari i Patmos ku kirwa, afungiweyo aho umwami n'umukiza wacu Kristo yamubonekeye. Mwese murabizi, muzi ko Yohana ari ku kirwa cy'i Patmos afunze. Umwami n'umukiza Kristo yaramubonekeye, aramwiyereka. Dore ibyo yanditse kugira ngo tumenye uko yabonye Kristo ubwe n'amaso ye. Ibyahishuwe 1:12 kugeza kuri 15. Reka rero turebe Ibyahishuwe 1:12 kugera kuri 15 bitwereka ko Kristo ubwe nawe yari umwirabura. Wibuke Yohana ari Patmos, Kristo aramubonekera, aramwiyereka kugira ngo abone uwo ari we ninde. Umva rero uko Yohana bitubwira, nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Yarahindukiye kugira ngo arebe ijwi ryavuganaga nawe. Mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Yabonye ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu
kandi hagati y'ibyo biterwa by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ninde? Ni Kristo. Yari yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama. Yari afite umusatsi umeze nk'ubwoya bw'intama. Reba umusatsi umeze nk'ubwoya bw'intama. Ntabwo yari afite umusatsi urambuye, yari afite umusatsi umeze nk'ubwoya bw'intama. Ama afro nk'uko bivuga, byerekana ko atari umuzungu. Umusatsi we wari umeze nk'ubwoya bw'intama, ntabwo yari umuzungu. Nuko rero amaso ye yasaga n'ibishirira by'umuriro. Amaso ye yasaga n'ibishirira by'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye byasaga n'umuringa wokejwe mu ruganda. Hano niho tumenya ko Kristo yari umwirabura. Ibirenge bye byasaga n'umuringa wokejwe n'umuriro wo mu ruganda. Iyo ufashe umuringa ukawotsa ukoresheje umuriro, uhinduka iki? Uhinduka umukara, ibara ry'umwirabura. Ibi rero akaba aribyo bitwemeza ko Kristo yari umwirabura budasubirwaho. Umusatsi we uko wari uteye ntabwo wari wambaye nk'abazungu. Ibirenge bye byariraburaga. Aho tubimenyera ni he? Nuko iyo ufite ikirenge cyirabura n'umubiri wose uba wirabura. Ntushobora kuba umwirabura ku birenge ngo ube umuzungu hejuru. Ibyo bintu ntibishoboka. Ndibaza nawe tubyumvikanaho. Ibi bintu bikaba biri muri Bibiliya yawe. Impamvu utabisoma ngo ubyumve, ibyo nibyo wakwibaza nawe. Ukibaza impamvu ibintu utarubizi. Biri muri Bibiliya yawe. Bishake Ibyahishuwe 1:12 kugera kuri 15. Noneho wumve ibyo biri kubwira, wumve n'ibyo abantu bakubwiye, urahita ubona ukuri. Aha rero ntuduhagarare uyu munsi. Ubutaha tuzakomeza tukwereka neza uko bari abantu muri Israheli bita ubwoko bw'Imana atari bo bwoko bw'Imana, ahubwo ubwoko bw'Imana n'abirabura. ni wewe ni njyewe. Tugomba guhaguruka tukamenya ko igihe cyageze kugira ngo tumenye ukuri kuzaturatura. Nakubwiye ko yaba Salomo, Yobu, Mose na Kristo Yesu Kristo ubwe bose bari abirabura bidasubirwaho, kuko biranditse muri Bibiliya yawe. Ushaka kubivuguruza ugakomeza iyozabwonko bagukoreye, ibyo ni ibyawe, kuko nta muntu n'umwe twaje gushyiraho umuhate ngo ahinduke. Twaje kubasangiza ijambo ry'umwimerere ry'ukuri ry'Imana kugira ngo muve mu buyobe muze mu gakiza kazabatura. Igihe niki rero, akira Kristo nyawe, usenga Imana nyayo, ugarukira Imana kugira ngo ituvaneho ibihano yakoreye ubwoko bw'abirabura, kugira ngo twongere turagwe ubutware nk'uko isezerano rimeze yahaye umukurambere wacu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Murakoze rero, tuzakomeza ubutaha tureba uko bari abantu bishyize hariya, uko byagenze iyo baturutse, nuko baje gufata kiriya gihugu. None ibihe bikaba bigeze kugira ngo bamenyekane ni bande, natwe twongere tuze turagwe ubutware. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.